Turashimira Imana ko itugejeje ku munsi wa 4 wo gusangira umutsima w'ijambo ry'Imana wa buri gitondo. Imana ishimwe, wowe wabyutse, wowe se uryumvishe bukeye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rikomeye rivuga ko imigambi y'incakura y'abadayimoni iyo tuyitsinze, Satani ajya akoresha incakura zikadutega ikindi gihe. Ariko iyo dukomeje kwikomeza ku Mana, tugasenga, tugasoma ijambo ry'Imana, tukagira kwizera kurema, Imana igidutsindira n'abadayimoni b'ikindi gihe. Ab'ikindi gihe baba ari babi kuko baba barisuganije umugambi wapfubye ubushize Imana wishe, baba barawumultiplyinze cyangwa se barawuhaye ingufu nyinshi, twakwita simusiga mu Kinyarwanda. Ariko hari Imana ivuganye natwe iki gitondo ngo n'umugambi w'incakura w'ikindi gihe karundura wo kuturangiza nawo burya Yesu yarawutsinze. Guma muri Yesu ntacyo uzaba. Karibu mu ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 4. Turahera ku murongo wa 12. Haranditse ngo Yesu aramusubiza ati, haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Murongo wa 13, umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Murongo tusubiremo, umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Ejo nakuganirije ku ijambo rivuga ukuntu Yohana yasenze Imana akabana nayo agakora umurimo, ariko imigambi y'incakura ikamugeraho yo kumushyira mu ngunguru y'amavuta ngo bamuteke nk'amandazi, bamuteke nk'ifiriti. Hari igihe Satani ajya ashaka kukurya akaguteza abantu bakakubera babi, bakagutekera umugambi ugashya. Ariko Uwiteka Imana ajya aburizamo imigambi y'incakura, umfashe tumuhe icyubahiro. Ntabwo rero byarangiriye aho, ahubwo haje abadayimoni batega umugambi mubisha w'ikindi gihe. Ariko ndashimira Imana ko dufite Imana ijya mu mavuta yatuye ntidushye, ikajya mu itanura ry'umuriro ntidushye, ariko ikamenya ko bazagaruka twe twavamo ikaguma mu buryo Imana yari yagumye mu mavuta. Imana yari yagumye mu itanura ry'umuriro kuri Saduraka, Meshake na Abedenego. Iyi Mana, haleluya, niyo yari yagiye no guhagarara ku kirwa Patmos. Mu mateka y'u Rwanda ngo abakobwa bagize imyitwarire mibi bajyaga babajyana ku karwa bakabajugunyayo. Yohana nawe mw'iki gihe ubwo umugambi wo kumwica yicishijwe amavuta wari upfubye, imigambi y'incakura yarakomeje, habaho umugambi wo kumujyana ku kirwa Patmos bamujugunyayo. Patmos ntihaba icyo kurya, Patmos ntihaba inshuti, ntiwahamagara umwana, ntihaba umuturanyi, Patmos ntihaba transport, Patmos nta buzima, nta kazi. Hari ubwo nawe ujya ureba ukabona uri ku kirwa ahantu ha wenyine mu kato, mu Gifaransa babyita mise en quarantaine. Ariko ijwi ry'Imana rikumanutseho mw'iki gitondo kubw'umwanya utanze wo kumva ijambo. Imana ivuganye nawe ngo ni Imana ijya ivana umuntu Patmos. Uyu rero wari umugambi w'ikindi gihe wo kurangiza Yohana, aho umwanzi yarazi ko amurangije burundu, azi ko birangiye. Ariko Uwiteka Imana muhagararaho, Uwiteka Imana mugarukaho. Ahubwo iki nicyo cyari igihe cyiza cyo kubonana n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ugeze aho ubona ko byarangiye, imigambi y'incakura y'abadayimoni y'ikindi gihe ikaba yakugezeho,
ibyo wakoraga wari wiringiye ushyizeho amaboko ukabona byahagaze, aho wari uhanze amaso ukabona byanze, wari uzi ngo ugiye gukira indwara ukabona yiyongereye, wari uzi ngo uraruhutse ahubwo ukabona umuruho uriyongereye, amarira n'agahinda byiguherana. Hari inkuru nziza ivuga ngo Yesu ajyaza iyo dushobewe. Hari imbaraga rero ziri mu kwiringira Imana. Iyo ukijijwe ukiringira Imana ugakorera Imana, uba winjiye muri asiranse yo kukurinda uyu munsi ariko n'ikindi gihe, kuko imigambi y'incakura yo ntirangira ahubwo ihora ihindura formule. Niba uyu munsi wari umugambi w'umweru, ejo haza uw'icyatsi kibisi. W'icyatsi kibisi iyo uvuyeho haza uw'umuhondo, iyo umuhondo uvuyeho haza umukara, hakaza imituku. Iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara. Ariko ijambo ry'Imana ryongeye kuvugana nawe ngo ntukuke umutima, kuko abadayimoni b'ikindi gihe Imana ijya ibanesha. Yesu mu magambo dusomye muri Luka yari amaze iminsi 40 mu masengesho. Ubwo yari amaze kubatizwa muri Yorodani agahita ajyanwa mu butayu gusenga, Satani aza kumugerageza, amugerageresha kumupfukamira, asanga Yesu yamize ijambo. Nkwibutse ko udakwiye gupfukamira iterabwoba rya Satani nubwo ubona ricanye maremare, ahubwo wibuke ko Yesu yamutsinze. Amugerageresha ibintu byinshi by'ubutunzi, by'icyubahiro, guhindura ngo amabuye imigati, imitsima akarya, kuko yari amutegeye ku nzara. Amaze kumutsinda ngo aravuga ngo ndakuretse. Ariko hari umugambi w'incakura nubakanye n'inama y'abadayimoni. Hari guverinoma ya Satani tuzaganiraho ubutaha, igizwe n'abahanuzi b'ibinyoma, ikagirwa na Antikristo ndetse ikagirwa n'ingabo z'abadayimoni. Iyo niyo Satani akorera mu inama yo kuniga abantu, kwica abantu, guhotora abantu, kugambanira abantu. Ariko Imana ishimwe ko dufite Imana. Aramubwira ngo ngiye mu nama, nzakoresha abantu bazima bagufate bakwice ngo uteze ikindi gihe. Ariko uwo twumvira uri mu ijuru, Uwiteka, haleluya, bene data, afite ububasha bwo kudukiza imigambi y'incakura y'ikindi gihe. Zabyutse umutwe, uzi kwicira uyu munsi azikwicira n'ubutaha. Yesu ahubwo Bibiliya itubwira ko yavuye aho ahawe imbaraga, kuko yari anesheje ikigeragezo cya mbere. Tsinda ikigeragezo cya mbere, imbaraga uzakuramo zizagukubitira ikigeragezo cya kabiri, utiriwe uvunika, utiriwe uhangayika. Niko byagenze rero, niko byagenze inshuro ya kabiri ubwo Yesu yageraga ku musaraba, akabambwa, agakubitwa, agashinyagurirwa. Imana yaraje irwana urugamba rwa kabiri rw'ikindi gihe, kuko rwo rwari urugamba rufite imbaraga, rwari urugamba rukomeye, aho na Yesu yarubonye akavuga ngo hari iki gikombe cyandenga. Ariko Uwiteka yaraje ararurwana. Intambara z'ikindi gihe zirwanwa n'Uwiteka. Kiranuka ku first stage cyangwa ikibazo cya mbere ufite. Intambara y'ikindi gihe Uwiteka azayikurwanira, kuko nicyo yiyemeje. Yohana rero abari bamujyanye ku kirwa Patmos batunguwe nuko ahuriyeyo n'umugabo witwa Yesu. Azi ko urugamba rw'ikindi gihe rukomeye. Yesu azi ko urugamba rw'ikindi gihe rujya rutunanira. Niyo mpamvu yiyemeje kujya ahagarara aho twatsindirwa akatuneshereza. Ngo yaramwiyeretse, yavuga ijambo ngo Yohana akabona mu kanwa ke harasohokamo inkota ikebera mu jya abiri. Iri ni ryo jambo ry'Imana dufite. Nigeze nkurikirana menya ikintu abadayimoni batinya kurusha ikindi mu bintu tugira mu rusengero, nubwo byose babitinya. Batinya ijambo ry'Imana, kuko iyo tuvuga ijambo ry'Imana baba babona ari inkota y'umuriro kandi ikebera mu jya abiri. Iyo bicaye irabakeba, iyo bahagaze irabakeba, iyo baryamye irabakeba, iyo bagerageje kurwanira impande zose irabakata ijosi ikaryica. Abadayimoni batinya ijambo ry'Imana. Sengera mu ijambo ry'Imana, tegekera mu ijambo ry'Imana, indwara zizahunga, divorce yari guhagurukiye izahunga. Imbaraga z'abadayimoni muri iyi si, hari irari ry'ubusambanyi, bisindisha bikabije, ntabwo wabishobora utambaye imbaraga z'ijambo ry'Imana. Fatanya nanjye ngo usengere. Fata aho urwaye niba urwaye. Zana umutima wereka Imana ibyaha byakuzengereje by'inyongobezabugingo. Intege nke zawe Uwiteka Imana yiteguye kukubabarira no kugukiza imigambi y'incakura y'ikindi gihe, kuko iya kabiri yo iziruta iya mbere kandi kaza ari simusiga. Reka dusenge. Mana, turagushimiye ko duhaye umwanya wo gusenga, duhaye kubyuka dusenga, dutegekesheje ijambo oteebo kugira ngo ryice imigambi y'incakura mu nguni zose kuri mwene data turi gusengana. Mugambi w'uburwayi umukize, mugambi wa divorce umukize,
mugambi wo gucocera n'ubukene umukize, mugambi wo kubaho wenyine nko kukirwa abantu baramutaye, mugabo akamuta, inshuti zikamuta, imiryango ikamuta, umukize, mugambi wo kuba ku buriri kwa muganga umukize. Uyu mugambi wa kabiri waruje ari simusiga ngo ave mu murimo, ave mu nzu y'Imana, waruje ari simusiga ngo atazakizwa, tuwukubise hasi katika jina la Yesu. Dukubise hasi imigambi y'incakura ku buzima bwe, dukubise hasi imigambi yo gusubira hasi, gusubira ku isuka, dukubise hasi imigambi yose, inama zakorwa atazizi kuko wowe uba uzirimo. Ndamuburanye, turiburanye, duhamagaye izina ryawe ngo rikore imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye ko duhaye umunsi w'intsinzi wo gukubita ikindi gihe twari dutezwe na Satani, mugambi w'incakura karundura wa kabiri w'ikindi gihe ukaba uwushyize hasi. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Yesu urakoze. Amena. Uwiteka abahire.